hari igihe umurozi yigeze kunyiyongoza nkibyara aranyiyongoza sinzi uwo ari we ariko yohereza ikintu cyitwa ipusi wanjye ruhinja rwaririkarira pusi ndayirukana ikandeba nkayireba gitondo kimwe ndayibwana ndagukorera ikiriyoka kuri litiro y'amata nta kiriyo kitagira icyayi gihe nagiriye mu kiriyo mbona batina aho batanywa icyayi baba bakina ikarita ndafate ipusi hasi nandikaho umurozi w'umujinya umurozi ranjije ndacukura ndataba ndavuga nti ndaguhamba buracya burinda bucya nkora agasaraba gutya ndagushyinguye ndangije ndicara ncana umuriro nta kiriyo kitagira umuriro ndicara mfata itasi y'icyayi ndavuga nti ndagushyinguye ndaryama nta nubwo uri buzuke ndabarahiye Imana nkorera ejo nk'icyo gihe nabonye kuri rwa rubaraza ya pusi yapfuye bantu bakaroga ni bantu mupfa gushyira ibyo mubonye ku masitati foto yawe bakayiroga nawe nguraha bakavuga ngo mva ikarage gato ejo bundi uzikaragira mu ishuka ngo haleluya mu minsi ishize umwana wanjye yabonye ishuri ngo abone ishuri yewe arambwira ngo mama ndashima newe uragera ute mbwira umuntu muri kumwe ngo nyaganyaza umuntu mubwira ngo ibihe turimo gira gutya niba utarabona imbaraga zihagije gira gutya kuko hari abadayimoni bahigahiga amashimwe yawe yegereje hari abadayimoni baba bari gushaka igipimo cyaho ugeze nawe ugatangira ngo haleluya narinje kubabwira ko nabonye fiance shabu uzaba umbajije wabonye fiance mba wari wakuziritse se yahwereye ikizakubwira ko ikirere cyaguhagurukiye uzapime saa sita n'urya uzumva gatotsi aho uririye ibyo bintu biraba jya umenya ngo barandangije yego haleluya hari ubunebwe butavuye kwa so cyangwa kwa nyoko ahubwo bwazanywe n'abazimu bwazanywe n'abadayimoni umuntu yakubwira ngo uze tuganire ngo nzakubwira ejo baratewe hindura uburyo bwo gusenga mwene data hindura uburyo bwo gusenga haguruka usenga utisengesheje ninde uza agahinda kawe ninde wapima amarira yawe ninde wapima agasuzuguro kawe ninde wabipima ni wowe wenyine uzi urugero bigezeho haguruka uhangane n'icyabizanye haguruka uhangane n'uwabyohereje hari ibiganiro njya nkunda gukora nkajya mu mashuri nagiye mu mashuri umwana umwiga mu wa gatanu araza arambwira mwumva mukozi w'Imana njyewe mfite ikibazo gikomeye muri iki kigo nabaye iciro ry'umugani ndamubaza bimeze bite arambwira ngo igihe cyose ndyamye njya kumva nkumva ikintu cy'ikiganza gikuyemo agapipi kanjye nkasoba cyamvuze uri kucyumva yiga mu mwaka wa gatanu ni umusore mwiza ufite plan yo kurangiza amashuri akiyahura se na nyina bari gukora umwana wacu azaba igitangaza ndamubaza ngo ufite iyihe plan arambwira ngo nindangije amashuri nziyahura kubera iki ngo ahanganda kiga ngo kugira ngo mama atiyahura uwo mwana naramukurikiranye kambwira ati hari isaha igera kandi biza numva njyewe nsoba numva biza njyewe ndabyumva niyo ndangije gusoba ndabyumva ariko imbaraga zinkurayo mwumva nshaka kubivamo ariko nkashiduka byongeye undi mwana w'umukobwa meme muri kiriya kigo undi mwana w'umukobwa aransanga arambwira ngo njye buri gihe ngiye kuryama mbona nyogokuru kandi ndabizi ko twamushyinguye mwirukanka ngo bagahita babona ndaguye
none natewe n'ikintu cyuko ninjya kuryama ndi bubone nyogokuru, ntabwo nkiryama. Ubwo mpingera mu gitondo nkaryama. Ni ukuvuga ngo abandi iyo bagiye kwiga abasinzira, aragenda buwanyuma kubera ko ntaryama, afite ubwoba ko ari buze kubona nyirakuru, agashiduka akikubita hasi. Ubwoba bwo kwikubita hasi. Ubwo se nyina na se bazi ibyo umwana wabo ari guhura nabyo? Barabizi. Baraho ngo umwana wacu ngo hari ibintu bimurwaza. Kumba umwana afite kayikubita, ugakubita daimoni w'ubukene, ugakubita daimoni ibigambo bavuze ukabihondera munsi y'ubutaka, agasuzuguro ukumva ko bivuye mu mitsi n'imisokoro, ukumva ko ugahonyoye, kwizera kurarema, ugafata uburwayi ukaburandura mu mubiri wumva, ukabutaba, ukavuga uti ndagutabye. Niba mwisi umuntu avana akagera Gitarama mu minota 20, isengesho ry'ijoro ririruka. Isengesho ry'ijoro ririruka. Ni gace uzabona umucuraguzi ucuragura ku manywa, hari uzabona? Nta murozi uroga ku manywa, bose bahengera ijoro tugejejweyo. Iyi Imana iguhaye imbaraga zo kubyuka, yego, iyo iguhaye imbaraga zo kubyuka, iguha imbaraga zinesha imbaraga zikorera mu ijoro. Iyo wamaze kubona imbaraga zinesha ibikorera ijoro, iby'amanywa ntibikunanira. Ntabwo wahombye, wahuye n'umwuka w'uburetwa. Ntabwo wabuze icyo ucuruza, wahuye n'uburetwa. Ntabwo wagize ikibazo mu kazi nabo mukorana, wagize umwuka w'uburetwa. Ntabwo umugabo bamwirukanye, ntabwo abana batsinzwe. Haleluya. Ntabwo ibintu byapfuye. Haguruka, kubita umwuka w'uburetwa, zinduka kare kare mu ruturuturu. Iyo bavuze mu ruturuturu ni muri ya masaha ya 10:00. Gira ibintu hindura. Haleluya. Gira ibintu hindura. Gira ubundi buryo uhindura bwo gusengamo. Gira iyindi strategy nshya. Gira ubundi, tanga ikibazo, tanga uburetwa, ubwira ngo ndagutanze, utanze ku iseta yanjye. Abana babyuke, ikirere wakibaharuriye. Umunsi umwe narindi gusenga, ijwi riransanga rirambwira ngo Debora byuka, genda ahantu umukorera uhazenguruke, hari imbaraga zaje kwataka umutware wawe. Umutware wanjye narabyutse ndasenga, narabyutse ndahazenguruka, ndamubwira. Mu gitondo yasuzanyije n'umuntu gutya, akaboko ke gahita kamera ngo, kandi nasenze. Murumva iyo nasenga hari kubiki? Cyo mvuze uri ko cyo haciye iminsi, sinzi umuntu twagiye kubatiza, akimwinika, akimushyira gutya mu mazi, ka kaboko kararambuka. Zinduka kare, hindura uburyo bwo gusenga. Uzinduke Farao, ndavuga umwuka w'uburetwa, utaragutanga mu nzira. Waremewe nawe guseka, kwibaza ngo uko ntacyo ntikoze, kirungo niteye, mabara yose wayisize, ariko nta muhungu kureba. Nuko se utagaragara, wajya kugira ngo uratereswe, gateretwa nushaka gukanda kandi ukagira ngo ni voka. Nta ushobora kuvuga ijambo rizima. Byo mvuze, nta mugore muzimuzi wawe, haza abakumanura gusa. Muntu wawe w'imbere yarajanjagutse. Siko umuntu akuroga kunuka. Jo bundi hari Nyarutarama inshuti yanjye yagiye kubona, ibona ku gikuta, ibona ibintu by'ibivuti hanaguye, yumva binuka nk'amafi. Umbariza muri dushe, muri dushe barakuba, bashyiraho mu bashyiraho struwaya, inzinuka nk'ibinuza, kajya yumva inzu yose yabaye amafi. Abana banga kurara mu cyumba, baramanuka bose bizingira mu gasaro. Yahamagaye abasenzi. Uribaza umuntu ukuroga kunuka, ukajya ubona aho ugiye abantu baraguhunga, kumburanuka. Uranuka, umuntu akakuroga kunuka mu kanwa ukiborosa, ariko wavugisha abantu bakaguhunga, wajya uza bagacaha, kumbi bakuroze kunuka mu kanwa. Abantu bakakuroga icyuya. Wowe ushobora kuba uri kwiyumva ukumva nta kibazo, ariko isi y'umwuka, hari umuntu waguteye icyasha. Hari umuntu waguteye icyasha,
uhamagariye waremye ijuru n'isi igenda isanga icyo kintu igikongore ngo magere nsanze ukuntu basenga nsanze ukuntu bakora mitamva ku buriri wabo naho amaze iminsi 10 ntararara mu nzu ye ahora bitanga ubuhamya ahantu hose nabonye umugore waje arenda avu iwanjye atararara ku buriri narindi kubwira Imana ngo umubabaro mfite si uwo kurara mu nzu sinaje kudamarara naje kugutakira muri iyo mbuga nari ndyamyemo ijwi ryarambwiye ngo Imana y'umugisha umushumba ndetse nabo bakorana bose Imana y'umugisha abigisha bigishije neza haleluya Imana y'umugisha namwe mwakoze ikintu cyose abaririmbyi abatura bahimbaza data baho umugisha biravuga ngo umurimo wose werekejeho amaboko ukora niki umwete ikintu cyose ujye ugikorana umwete haleluya Imana y'amahoro ibaho umugisha haleluya muri iyi minsi ndimo ndagenda nsobanukirwa ijambo umugisha zitwara igihe umuntu yanga kukwatura umugisha ukagira ngo hari icyo azawuguhamo najya kubwira ngo umugisha ubundi ibyo wakoze bizawukurura sibyo haleluya ibyo wakoze bizawukurura Imana ibaho umugisha buri munsi haba hari umuntu mushya niyo mpamvu duhora twivuga ariko hano turahahora rero nitwa Mukamurenzi Zulfati Deborah nyobora second chance ministry data dutije gukorera hano i Remera tuntu nabonye turi kudukoresha cyane ariko harashyushye umuntu ufite iyerekwa ajya tugura amen ubundi ntukajye utume itorero rigura ibintu byose sibyo aka ntibakarya sibyo ra bakajyana no mu masafuriya ukaguza abakozi b'Imana bakajya bikuraho icyuya nawe Imana ikagukuraho umwanda w'abazimu ngewe ntangira gusenga Imana yarambwiraga ngo uzankorera nkajya nshaka inzira bizaturakamo ariko buri igihe cyose tuvuga ibintu nuko biba byarakozwe hariho utumushwari n'ubu tubaho twijana kabara kumweru kabonerana najyaga nkunda kutugura nkagenda nkarambika hariya nko kuri mama yabikoze Imana iguha umugisha nkakarambika naba umuntu yicaye hariya nicaye aho ari kubwiriza yakwihanagura nanjye nkavuga ni hari ibyo nihanaguye kwizera kurarema uko yihanagura gutyo uti nihanaguye amarira nihanaguye ubukene nihanaguye icyangiro nihanaguye abazimu byagiye bimvaho ntago nzi isaha byamviriyeho ariko ninampamanya n'umwuka w'Imana ko icyo gihe hari ibintu nihanaguraga kandi byagiye burundu bwira umuntu muri kumwe ngo ikintu ukoranye imbaraga cyose Imana izakiguhembera amen ako karakanyuzeho nagira ngo wumve icyo wakoze amen ngewe ikintu cyose kuko Imana mu bintu Imana imwe yambwiye arambwiye ngo nguhaye gusenga ikintu cyose gishora mu isengesho amen nashimiye umushumba ko yambwiye kuza kuvuga ku mahirwe ya kabiri kandi urumva ko nyumva kuko ndanayashumbye amen ndayumva kuko ndanayashumbye Imana ntishobora kuguha ikintu utanyuzemo ubere maso ikintu uri kunyuramo umunsi umwe kizasohora mbere yuko nzaha nakiriye telefone y'umwana umwe n'umwana wanjye mu mwuka turatindanye rimwe twagiye gusenga ahantu yabaga bari bamwirukanye ajya kwibera mu ishyamba tugiye gusenga musangamo ndamugana ngwino ujye kuba mu bandi bana mu rugo arazaza mu rugo arahaba agize amahirwe abatsinze segonderi ajya kubera yarazi gukina basket ahita ahabwa n'amahirwe yo kujya i Butare abagiye i Butare ajyanywe nuko azajya nakina ariga Imana imuheraho umugisha
barakora ahantu heza. Ariko mu minsi ishize ngo hariho abakobwa babiri birukanwe babuze aho baba. Arababwira ati muze mubi wanjye. Abantu bose baramuhagurukira ngo ugiye ku biciro ry'imigani. Abantu bari bwumve wazanye abakobwa mu nzu biraba ikibazo gikomeye. Kandi koko ubyumvisha urumva ari byo. Ngo mu mutima aravuga ngo hari Imana yantoraguye mu ishyamba ikoresheje Debora. Mbatoraguye kubera iyo Mana y'ubwayo irabizi ukuri. Yamamagara arambwira ngo mami, igihe nanjye ntangiye gukora bya bindi wakoraga. Amen. Uyu munsi ngo abakobwa babonye aho gutura. Ubwo se urumva ntagikora ubutumwa? Urumva ntakibukora? Kintu cyose ukoze ucyerekezeho iki? Imbaraga. Shyiremo ukorana akabaraga. Yewe ibintu byose nkorana akabaraga. Amen. Yes. Naje kuvuga ngo si ibyo. Ibyo uri kwiyumvamo si ibyo waremewe. Munyeganyeze umubwire ngo ntago ari byo waremewe. Byo bintu bikuraje inshinga ntago ari byo waremewe. Byo bintu biguhangayikishije si byo waremewe. Byo bintu bikubabaza ntago ari byo waremewe. Ibyo bintu bikubujije amahoro si byo waremewe. Bwo buzima bw'agasuzuguro ntago ari byo waremewe. Bwo buzima bw'icyangiro ntago ari byo waremewe. Urwo rugo rw'amarira ntago ari rwo waremewe. Icyo waremewe ni cya kindi uhora urota, ni cya kindi uhora wanze kurekura. Icyo ni cyo waremewe, nubwo ubyuka ukabona ntibisa nkacyo. Amen. Hari umuntu wumva ibintu akunda atari byo arimo. Nibyo. Haleluya. Njya nibuka kera ndi ku ishuri nakundaga kubwira abantu ngo nzakomera. Kandi ikintu cyanteraga kubivuga ntago ari uko hari iwacu nabonye ukomera. Nari nzi kwandika neza ku kibaho, nari nzi imibare, yego nari umuhanga, urumva utuntu twose, ariko nkajya mvuga ngo nzagira gute, nzakomera. Gitondo kimwe nyura mu bigaragara ko ndi ntacyo ndicyo, ariko ntago kiba cyarakuyemo icyari kindimo. Nubwo ubizengurukamo, uyu munsi ndashaka kubwira ngo iyo umenye gusenga ugahangana n'icyabiguteye ugera ku cyo warotaga. Iyo umenye gusenga ugahagarara n'impamvu yacyo. Mbwirira umuntu muri kumwe ngo uyu munsi uhangane n'impamvu yabyo. Uhangane n'impamvu yabizanye. Haleluya. Ubushize nari ndi hano, hari n'ibinyamakuru nabonye binyandikaho. Haleluya. Kandi Imana ishimwe ko mukomeza kumfasha kwamamara. Nkanyandikaho neza, mwanyandikaho nabi, ariko ntabijya binyandikaho nabi. Sibyo, Imana ijye baho umugisha. Mujye mushaka udutayito duhesha Imana icyubahiro. Hari uwayishyizeho ariko ankubitiraho ibizu ntarubaka. Amen. Ankubitiraho ibizu ntarubaka, ankubitiraho ibimodoka ntarubaka. Yego. Haleluya. Ndavuga nti ntacyo ubwo babimbonyemo. Amen. Naje handi kuvuga kuri karande. Karande igigweza mu bukene kandi utararemewe ubukene. Amen. Kandi byafashije abantu benshi. Hari abantu benshi bamamagaye. Haleluya. Yarambwiye ati rero birabizo nashyizeho n'ibimodoka nibyo byakuruye abantu. Ndamubwira nubwo byagufashije kubakurura ntacyo. Amen. Haleluya. Narababwiye ngo igihe cyose wamenye intambara y'umwuka winjira ahandi hantu. Nta na rimwe uzumva nje kuvuga ikindi kintu kiri inyuma yo gusenga. Reka da. Haleluya. Imana nta kindi kintu ikoresha ni umuriro w'amasengesho. Turi mu cyumweru cya Pentekote, uhamagara umuriro w'amasengesho.
uvubutura ibintu. Hari igihe uva gusenga, nimwabonye biriya naje nari ndi mu cyumweru kiri guhangana na karande, sinari mbabwiye ko hari ahantu ndi kubwiriza, naho nari ndimo ndasenya ikintu cyitwa karande. Satani yiha ibintu. Hari igihe usenga ukabona ibintu birushijeho kuba bibi, jya uvuga ngo Satani nakujwigirije. Iyo wamujwigirije ajya atera utuntu tw'udutero shuma kugira ngo akumaremo imbaraga, ariko ntugacike imbaraga. Endereya paka ku gisubizo cyawe, komeza fight. Amen. Njyewe rero iyo mbonye kubisa utuntu tw'udushuma ndavuga ni kabisa naguhamije ibivumvuri byawe byagezemo umuriro. Hari igihe uza gusenga, niyo mpamvu ubona abantu benshi abyuka akabivamo. Ibintu se wabivamo ukabona amahoro? Araza agakubita amasengesho, abari bataramwanze bakabyuka, batamutukaga bakabyuka, mu rugo hagahaguruka uruni, ibiteremusi bikameneka, umwana umwe akarwara nijoro hakarwara undi. Cyangwa se uracyumva? Yego, bintu bikavubutuka. Burya uba wakojeje agati muki. So iyo uri umunyabwoba ubivamo. Ariko iyo uri umuntu uzi gukazanya, ukavuga uti ndongera umuriro. Bibiliya itubwira abagabo bitwa Shadraka na Meshake na Abedenego ngo barushijeho gusenga, ngo barongera barasenga, ngo abantu barahaguruka. Yago baravuga ngo bariya banze gusenga ikigirwamana wabashije mwana. Babashakira impamvu yo kubarangiza, babashakira impamvu yo kubakongora, babashakira impamvu yo kubaca intege zo gusenga. Mwamaraza aravuga ati muramye iki kigirwamana cyangwa mubeho. Baravuga ngo yacu bwira umuntu muri kumwe ngo iyanjye. Haleluya. Yacu ibasha kudukiza, kandi naho itadukiza izaguma yitwa Imana. Nubwo tutayibona nonaha, hari ejo bundi twayibonye. Nubwo tutayibona nonaha, hari umwaka ushize nayibonye. Nubwo tutayibona nonaha, ndashaka nkubwire mwene data, ukomere kuri ya Mana wabonye uvuka, komere kuri ya Mana wagendanye nayo, komere kuri ya Mana yabikoze rata. Yakoze bya bindi nibiri kubishakira igisubizo. Yakoze bya bindi nibiri kubishakira ikibirangiza. Yarangije bya bindi ntabwo irava ku ntebe. Amen. Hari aho bari babonye Yesu, hari ubundi buryo bari bakeneye kubonamo Yesu. Uko ukwezi kuje Yesu agushakira strategy z'ubuhamya. Haleluya. Bwira umuntu muri kumwe ngo buri kwezi aguha chapitre. Ninde wakubwiye ko yandika igitabo kitagira chapitre? Ongera umumbwire ngo uri igitabo sha. Mumbwirire ngo uri igitabo. Gusa urashaka ko chapitre izahora ngo nta kazi. Reka da, hazaza nizaza ngo nagiye mu kazi barandwanya. Yose si chapitre. Urashaka sivuga ubukwe gusa. Oya, hazaza nindi ngo nizo mu rugo narazinesheje. Ahubwo uyu munsi kwandikire chapitre nshya. Kandi nta chapitre rwose. Nta chapitre itagira titre. Amen. Urabyumvishe ko hari indi titre uriho? Urabyumvishe? Biravuga mu byahishuwe 5 ngo nuko ngiye kubona mbona igitabo ngo habura ukibumbura. Amen. Sugira ngo nubwo baguhagurukiye baragushoboye nta wagishobora. Cyo gitabo gishoborwa n'uwacyanditse. Gishoborwa n'uwacyanditse niwe Kristo. Ngo mu bamarayika no mu bizima habura n'umwe. Ngo nuko ngiye Yohana ndarira. Haleluya. Hari abantu barira kugira ngo bazabidufasha. Kabona umuntu ngo oya nta muntu wabigufasha. Nta muntu wabigufasha. Amen. Haleluya. Ngo ariko intare yo mu muryango wa Yuda, ngo gishyitsi cya Dawidi, ngo marayika aramubwira ngo wihogora, dore intare yo mu muryango wa Yuda, gishyitsi cya Dawidi. Ngo nabonaga icyo gitabo ngo bakibumbura imbere n'inyuma,
waretse abantu bakakubumbura imbere n'inyuma, waretse tukagusoma ukijijwe, tukagusoma akazi gahari katanahari, waretse isi kagusoma umugabo yagubwiye sheri yanakubwiye si Kigali we, reka tugusome bungutse byanahombye, reka kutubwira agakiza ko mu nzu, reka tuzanagusoma utayirimo ariko Mana ishimwe. Ariko dufite intare yo mu muryango wa Yuda, niyo yonyine ikibumbura, bajya babasha gusoma inyuma n'imbere, ariko ntawe uhindura paje. Iyi paje ihindurwa na Yesu wenyine, niwe ubyuka agahindura paje, kavuga ngo mumaze igihe musoma iz'ibibazo, ngaho nimusome iz'ibisubizo, mumaze igihe musoma ibyo kwanga, nimusome no kubishoboka. Mana yacu ishimwe. Amen. Cyo nicyo bita andi mahirwe. Andi mahirwe. Amena. Reka dusome kuva second chance, turi mu masengesho y'iminsi 90, geze ku munsi wa 47, ariko turawujyanye, turayavamo tujya hari muri 500. Nabonye hari umuntu wanditse komanteri ngo ariko noneho wagiye kuri regime iruta gusenga niyi, ngo noneho ngo waritukuje, ariko bumunyegereye murabona naritukuje cyane arakeye. Nese abantu bambonye ntwite kuri YouTube irata, ubuze mfite inda mazuru agenda arya. Haleluya. Ibintu bikaze nisiga Suzana na Moviti, nkumese kuri Suzana Yesu ari gukora. Umuntu yambaraga rondoni ukagira ngo Yesu yaraje, bakuzaniye amasaro uravuga uti ndacyamuba. Se dusenga Imana idakora. Mbariza umuntu muri kumwe ngo usenga Nyabingi cyangwa Ryangombe, dusenga Yesu uhindura ibihe, dusenga Yesu uhindura amateka, dusenga Yesu uvuga bikaba, dusenga Yesu utegeka bigakomera. Haleluya. Amina. Nza kuri YouTube bwa mbere nambaye kamambiri, ngaruka ari yose nambaye so, mumbwira uti so. Amen. Haleluya. Ujye usenga Yesu ujagaraza ubwenge bw'abantu bukajagarara, bakubona bakavuga ngo niwe cyangwa siwe. Imana ishimwe. Haleluya. Yelengolo boshikete kelebo. Uko ugenda imbere ugenda uhura n'ibigusengesha. Niba waruzi ko bizaguma gutya, ugenda uhura n'ibigusengesha. Katwisomere kuva 9. Kuva 9. Amen. Kuva 9 murongo wa 13 aravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati uzazinduke kare kare mu ruturuturu uhagarara imbere ya Farawo umubwira uti Uwiteka Imana y'Abaheburayo iravuze iti reka ubwoko bwanjye bugende bunkorere. Amen. Aho murahumvishe, reka ubwoko bwanjye bugire bute, niburangiza bugire bute, bunkorere. Iyo ni Imana yari irimo irabwira Mose. Amen. 9, aho niho nari ndi gusoma ku 9, uretse wumve gatoya hirya gato. 29 kuri 14 haravuga ngo mu gicuku Uwiteka yica abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa, uhereye ku mfura ya Farawo wicaraga ku ntebe y'ubwami ukageza ku mfura y'imbohe mu kazu k'ibwina
n'uburiza bw'amatungo yose. Uburiza bw'amatungo bwose. Farawo yibambura nijoro n'abagaragu be bose n'abanyegiputa bose barabyuka muri Egiputa bacura umuborogo mwinshi kuko ari nta nzu n'imwe itapfuyemo umuntu. Ahamagaza Aroni na Mose, amuhamagaza Mose na Aroni iryo joro, arababwira ati muhaguruke muve mu bantu banjye, mwe n'Abisiraheli, mugende mukorere Uwiteka nk'uko mwavugaga, mujyane n'imikumbi yanyu n'amashyo yanyu nk'uko mwavugaga, mugende kandi munsabire umugisha. Aya la sita la bo. Amen. Hari umuntu urumva neza? Hari umuntu uri kunyumva? Ndiho ndavuga iri joro ko hari ikintu Imana iri bukore. Iri joro hari ikintu kidasanzwe. Ku 8 ni kuva igice cya 8 twasomye ku 9:13 dusoma 14. Ku 8 Uwiteka abwira Mose, uzazinduke kare mu ruturuturu uhagarara imbere ya Farawo, azaba asohoka ajya ku ruzi, umubwire uti Uwiteka aravuze, reka abantu banjye bagende bankorere. Imana ibaha umugisha. Amen. Muri iyi minsi narababwiye ko igihe cyose ahantu bantumiye ngendera mu kirere Imana iba yampaye, kuko hari uwibiri kurokora muri ministry ndimo, ariko numwe hano hari uwibiri kurokora. Amen. Rero muri aya masengesho iki cyumweru twe turi gusenga amasengesho ya nijoro kandi tutari mu nzu. Yego tutari mu nzu, uri ku kabaraza kawe, uri hanze mu butayu, si kanyarira na kizabonwa. Mu butayu ni mu mutwe. Yego butayu ni mu mutwe. Uri uvuye ku buriri bitewe n'ikintu urambiwe, ubukoze ubutayu ukarara hasi. Hindura uburyo bwo gusenga. N'Imana ubwayo ngo yatumye kuri Ezekiya, iramubwira ngo Ezekiya, iyeze ibyawe birarangiye. Ezekiya ngo ahindukira ivura avugana nayo. Ahindukira ivure. Mu yandi magambo, iyo uhindukiye ivuye uba uhinduye uburyo bwo gusenga. Ntukamenyereze dayimoni strategy zimwe. Ntukazimenyereze strategy zimwe. Jujagajaga ku manywa, nubona umaze iminsi ari ku manywa uhindura ujya saa 6, nubona ari saa 6 uhindura ujya mu gicuku, nubona ikindi gihe ujye mu rukerera. Ushaka andi mahirwe se? Amen. Imana ivuze ngo ngiye kuguha andi mahirwe, ntabwo aya mahirwe azanwa nuko wagonnye cyane. Hari ubuhanuzi ufite bwuzuye igitabo uzasohora kuko nawe warakaye. Utari busore kubera ibiganza byinshi cyangwa babusubiyemo, ahubwo kuko ufashe igihe meruka hanavuze ngo pyato, mbega akantu gasirikiye kagiye ahantu hose bavuga ngo bwira uwo mwegeranye ngo pyato. Amen. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Haleluya. Iyo abandi bashyushye muri kuvurori ukajya ku kabaraza imbere kagukubita. Hindura uburyo bwo gusenga mwene data. Hindura uburyo bwo gusenga. Haguruka usenga utisengesheje. Iyo bavuze imbaraga z'umwuka wera, turi muri Pentecote, senga Imana ikumanurira ikindi kirere. Nta muhanuzi uzaza gusohora ibyo yakubwiye. Yego Imana irabatuma, ariko intambwe ya mbere ni iyawe. Ninde uza agahinda kawe? Ninde wapima amarira yawe? Ninde wapima agasuzuguro kawe? Ninde wabipima? Ni wowe wenyine uzi urugero bigezeho. Haguruka uhangane n'icyabizanye, haguruka uhangane n'uwabyohereje. Amen. None se nkubwira amahirwe ntazi aho yavuye. Hayo nagize nuko Imana yanyigishije gusenga. Urashaka se kwanza irekana Imana yarambwiye
yantumyeho ariko ndabarahiye nta kirapfa guhubuka, nta cyamanutse no hasi ngo pi, ntacyo. Urasenga Imana ikaguhindura umuriro. Rero ndavuga amasengesho ya nijoro, biravuga ngo ntago nzirengagiza intore zinakira ku manywa na nijoro. Uyu munsi wiriwe aha ugeze mu rugo ukagira utwo ukora, hama waturangiza nijoro ukabwira dayimoni ngo ninjye nawe. Amen. Ninjye nande? Ninjye nawe. Haleluya. Ugafata ikibando, ugafata rakrete, ugafata umwuko we. Ugafata ikintu kiri hafi, ugafata intosho, ugafata ikintu ukayimena agahanga, ugafata ikintu bitewe n'uburakari ukayikubita ukumva ko uyinogeje. Ukayikubita ugakubita dayimoni w'ubukene, ugakubita dayimoni ibigambo bavuze ukabihondera munsi y'ubutaka, agasuzuguro ukumva ko bivuye mu mitsi n'imisokoro, ukumva ko ugahonyoye. Kwizera kurarema, ugafata uburwayi ukaburandura mu mubiri wumva, ukabutaba, ukavuga uti ndagutabye. Haleluya, haleluya. Hari igihe umurozi yigeze kunyiyongoza, nkibyara aranyiyongoza, sinzi uwo ari we, ariko yohereza ikintu cyitwa ipusi wanjye. Ruhinja rwaririkarira, pusi ndayirukana ikandeba nkayireba. Gitondo kimwe ndayibwira ndagukorera ikiriyoka kuri litiro y'amata, nta kiriyo kitagira icyayi. Gihe nagiriye mu kiriyo mbona bakina, aho batanywa icyayi baba bakina ikarita. Ndafate ipusi hasi nandikaho umurozi w'umujinya, umurozi. Ndangije ndacukura ndataba, ndavuga nti ndaguhamba. Buracya, burinda bucya, nkora agasaraba gutya, ndagushyinguye. Ndangije ndicara ncana umuriro, ni nta kiriyo kitagira umuriro. Ndicara mfata itasi y'icyayi, ndavuga nti ndagushyinguye, ndaryama, nta nubwo uri buzuke. Ndabarahiye Imana nkorera. Ejo nk'icyo gihe nabonye kuri rwa rubaraza ya pusi yapfuye. Kwizera kurarema. Mana ishimwe. Kwizera kugira gute? Kurarema. Kwizera kurarema. Hari amahirwe. Iyo uvuga ngo nambuwe amahirwe, wayambuwe kubera icyaha, wayambuwe kubera ubujiji, wayambuye kubera kwizera abantu, wayambuwe n'abarozi, wayambuwe n'abapfumu, wayambuye na karande, wayambuwe n'amateka, wayambuwe n'amashyari, wayambuwe. Hari ikintu kiremyemo kikwambura ayo mahirwe. Yego, hari abakugiriyeyo, hari ijambo ribi, hari ugutongera kubi, hari abarozi. Bantu bararoga, bakaroga ni bantu mupfa gushyira ibyo mubonye ku masitati, foto yawe bakayiroga nawe nguraha. Bakavuga ngo mva ikarage gato, ejo bundi uzikaragira mu ishuka. Ngo haleluya. Mu minsi ishize umwana wanjye yabonye ishuri, ngo abone ishuri. Yewe arambwira ngo mama ndashima newe. Uragera ute? Mbwira umuntu muri kumwe ngo nyaganyeza umuntu mubwira ngo ibihe turimo, gira gutya niba utarabona imbaraga zihagije. Gira gutya kuko hari abadayimoni bahiga amashimwe yawe yegereje. Hari abadayimoni baba bari gushaka igipimo cyaho ugeze, nawe ugatangira ngo haleluya. Narinje kubabwira ko nabonye fiance. Shaba uzaba umbajije, wabonye fiance mba wari wakuziritse se yahwereye? Utaruzura imbaraga zo gusenga. Mana ishimwe. Utaruzura imbaraga zo guhangana n'imbaraga zo mu bicuku. Utaruzura
hari imbaraga ukeneye. Amen, amen. Rero ndavuga mu gicuku, numva igitabo cyo kuva, ukumva umuntu yigishije muri iki gitabo, ujye wumva ko hari aho uri buve, hari ahantu buri buve, hari uburetwa buri buvemo, hari agasuzuguro buri buvemo, hari akamenyero buri buvemo. Nushaka kugira ahantu uva, iki gitabo ujye ugisoma, n'intwari Imana yakoresheje. Nusoma kuva ku gice cya mbere kugeza ku cya 40, nta hantu Imana yakuye Abisiraheli izanye ibintu by'imiteto. Nugisoma iki gitabo cyo kuva, amen, Imana yajyaga yirirwana n'Abisiraheli ngo mwijoro ziga intambara y'ijoro. Cyo kintu cyagusuzuguye gihagurukire mwijoro, gihagurukira abandi bagezeyo. Nabwiye abantu ndababwira ngo mwijoro nta mbuti yaje haba. Niba mwisi umuntu avana akagera Gitarama mu minota 20, isengesho ry'ijoro ririruka, isengesho ry'ijoro ririruka. Ni gacyo uzabona umucuraguzi ucuragura ku manywa, hari uzabona nta murozi uroga ku manywa, bose bahengera ijoro tugejejweyo. Iyi Imana iguhaye imbaraga zo kubyuka, yego, iyo iguhaye imbaraga zo kubyuka, iguha imbaraga zinesha imbaraga zikorera mu ijoro. Iyo wamaze kubona imbaraga zinesha ibikorera ijoro, iby'amanywa ntibikunanira. Hari uburetwa, Imana ishimwe, ntabwo uraryama ukaryama ukumva nturi kuvayo. Ikizakubwira ko ikirere cyaguhagurukiye, uzapime saa 6 n'urya, uzumva gatotsa aho uririye. Ibyo bintu biraba, jya umenya ngo barandangije. Yego, haleluya, haleluya. Hari ubunebwe butavuye kwa so cyangwa kwa nyoko, ahubwo bwazanywe n'abazimu, bwazanywe n'abadayimoni. Umuntu yakubwira ngo uze tuganire, ngo nzakubwira ejo, baratewe. Imana ivuze iruka. Hari umuntu muri buhura gw'igitekerezo kizima. Mana ishimwe. Gusenga biravuga ngo kutagira imirimo. Bene data dukeneye gusenga, tugahaguruka, tugahangana n'imbaraga zose zitwicaza ahantu hamwe. Ugahaguruka. Amen, haleluya. Imana ibwira Mose, iramubwira ngo Mose uzinduke kare mu ruturuturu. Farao araba arimo arajya ku isoko, araba arajya ku ruzi. Yego, kuki Imana yabwiye Farao ngo uzinduke kare mu ruturuturu? Kube ibwira Mose nako kamubwira ngo uzinduke, Farao araba ajya ku ruzi. Kubera iki iryo jambo utaryumva? Ugenda umutangeyo, umutangeyo. Farao ni iki? Farao ni umwuka wose uburetwa. Farao ni umwuka w'uburetwa. Haleluya. Buretwa bukakubata. Buretwa, mwuka w'uburetwa ushaka guhora utegeye abantu amaboko. Mwuka w'uburetwa ushaka ibyo ucuruza bitunguka. Mwuka w'uburetwa ushaka ko abarozi bagutanga ku iseta. Umwuka w'uburetwa. Mana shimwe. Hari umuntu uri urabyumva? Hari umuntu uri kubyumva? Ntabwo uri umunebwe, ni umwuka w'uburetwa. Ntabwo wahombye, wahuye n'umwuka w'uburetwa. Ntabwo wabuze icyo ucuruza, wahuye n'uburetwa. Ntabwo wagize ikibazo mu kazi nabo mukorana, wagize umwuka w'uburetwa. Ntabwo umugabo bamwirukanye, ntabwo abana batsinzwe. Haleluya. Ntabwo ibintu byapfuye. Haguruka, kubita umwuka w'uburetwa. Zinduka kare kare mu ruturuturu. Iyo bavuze mu ruturuturu ni muri ya masaha ya saa 10. Gira ibintu hindura. Haleluya. Gira ibintu hindura. Gira ubundi buryo uhindura bwo gusengamo. Gira iyindi strategy nshya. Gira ubundi
tanga ikibazo, tanga uburetwa, ubwira ngo ndagutanze, nkutanze ku iseta yanjye. Abana babyuke, ikirere wakibaharuriye. Urabyuka mu gitondo nta nubwo ibintu birajya. We yamwe ba muri hasigaye 5 minutes. Viens. Ego. Abana bakaza igikoma. Nta nubwo wibutse gusengera icyo banyweye. Kabohereza ku ishuri. Gitona akavunika uruguru. Ejo bundi umutwe. Ejo bundi iki. Ibiganza umwoherejeho. Abana turi kohereja ku ishuri. Usanga abana bagarutse ari abaresbiye. Bagarutse bafite imico y'abadayimoni. Mana ishimwe. Nigeze najya ku ishuri hariya, hari ibiganiro njya nkunda gukora, nkajya mu mashuri. Nagiye mu mashuri, umwana w'umwiga mu wa 5 araza arambwira, mwumva mukozi w'Imana, njyewe mfite ikibazo gikomeye muri iki kigo nabaye iciro ry'umugani. Ndamubaza bimeze bite? Arambwira ngo igihe cyose ndyamye njya kumva nkumva ikintu cy'ikiganza gikuyemo agapipi kanje nkasoba. Cyamvuze uri kucyumva? Yiga mu mwaka wa 5, ni umusore mwiza, ufite plan yo kurangiza amashuri akiyahura. Kandi se na nyina bari kwishyura minerivare. Se na nyina bari gukora umwana wacu azabe igitangaza. Ndamubaza ngo ufite iyihe plan? Arambwira ngo nindangije amashuri nziyahura. Kubera iki? Ngo ahanganda kiga ngo kugira ngo mama atiyahura. Ngo abana bose ahangaha umwana umwe kumva uko agenda soba zagezaho inkari ziba nyinshi zikajya zitongereza. Uwo hasi arabimenya amukwiza ikigo. Dore udukobwa niba twaramukunze. Dore igisebo. Umwana agira ikimwaro ku buryo umwana ahora mu kigo. Umwana ahora mu kigo kandi ubwo ababyeyi wasanga ntako batagize. Amafaranga bashizeho, bitugu birakobotse, bitekerezo wasanga bariho barapanga iminani, kumba undi ari gupanga kwiyahura. Kubera icyo kintu uwo mwana naramukurikiranye, kambwira ati hari isaha igera kandi biza numva, njyewe nsoba numva biza, njyewe ndabyumva, niyo ndangije gusoba ndabyumva, ariko imbaraga zinkurayo mwumva nshaka kubivamo, ariko nkashiduka byongeye. Ndamubwira nti nujya ujya muri vacances tuzadusengana. Ubari mu wa 6 yarambwiye ngo ubu namenye impamvu yo kubaho. Yarambwiye ngo nsigaye mbyuka abandi bose bajya kuryama nkakubita umudayimoni usanga muri icyo kigo. Wanyigishije gusenga, niwanyigishije gusenga, namenye impamvu yo kubaho. Nzaba umugabo, nkasiba ibiri mu bitekerezo by'abantu, nkasiba ibyo babwiwe. Wanyigishije gusenga. Reka tuyihe icyubahiro. Mama haguruka. Amen. Undi mwana w'umukobwa memu muri kiriya kigo, undi mwana w'umukobwa aransanga, arambwira ngo njye buri gihe ngiye kuryama mbona nyogokuru kandi ndabizi ko twamushyinguye. Mwirukanka ngo bagahita babona ndaguye. None natewe n'ikintu cyuko ninjya kuryama ndi bubone nyogokuru, ntabwo nkiryama. Ubwo mpingera mu gitondo nkaryama. Nukuvuga ngo abandi yo bagiye kwiga abasinzira, aragenda buwanyuma. Kubera ko ntaryama afite ubwoba ko ari buze kubona nyirakuru, agashiduka akikubita hasi. Ubwoba bwo kwikubita hasi. Ubwo se nyina na se bazi ibyo umwana wabo ari guhura nabyo, barabizi. Baraho ngo umwana wacu ngo hari ibintu bimurwaza. Kumba umwana afite ibindi bintu abona. Uraza agahinda k'umwana kumwohereza ku ishuri akazana amanota ya nyuma. Uraho ngo umwana wanjye yasubiye inyuma. Haleluya. Hari umuntu uri kunyumva? Hari umuntu uri kunyumva? Hari umuntu uri kunyumva?
amen. Twigeze twajya gusenga, ntabwo nzi impamvu ndi kuvuga abantu, ntabwo ari byo nateguye, ariko twigeze twajya ahantu mu rugo, umwana nyicara numva urupfu ruranutse muri iyo nzu. Kumbi ntumbaze ibintu byabaye, haje umushyitsi agiye mu cyumba asanga umwana wabo amurimo arikata hano, ngo ijwi ryamubwiye ngo ibya so na nyoko ntuzabivamo, ikate. Urambwira iryo jwi, wowe ukaryama ngo haleluya ngo amina, udahangana n'ibintu biri hehe mu kirere. Amen. Gira gutya. Hari umuntu uri uranyumva neza? Hari umuntu uri kunyumva? Haleluya. Umunsi umwe narindi gusenga, ijwi riransanga rirambwira ngo Debora byuka, genda ahantu umukorere uhazenguruke, hari imbaraga zaje kwataka umutware wawe. Umutware wanjye narabyutse ndasenga, narabyutse ndahazenguruka, ndamubwira. Mu gitondo yasuzanyije n'umuntu gutya, akaboko ke gahita kamera ngo, kandi nasenze. Murumva iyo nasenga hari kubiki? Cyo mvuze uri ko cyo haciye iminsi, sinzi umuntu twagiye kubatiza, akimwinika akimushyira gutya mu mazi, kakaboko kararambuka. Zinduka kare, hindura uburyo bwo gusenga, uzinduke Farao. Ndavuga umwuka w'uburetwa utaragutanga mu nzira, umwuka w'uburetwa ujya ukujya imbere ugatoba, ugatoba, ugatoba. Haleluya. Gira gutya, haleluya. Mana ishimwe. Hariho umudamu atuye muri Canada, yarampamagaye, arampamagara arambwira ngo nsengera. Ubu tuvugana sindi muri Canada, sindi no muri Amerika, nafatiwe ku kibuga kubera ikintu cy'igikosa ngo nakoze muri bibiri, narinzi ko basibye. Yego. Kumbi muri Amerika ho nakakwanditseho muri rimwe karimo, baramubwira ngo urasubira inyuma, ati sinsubira. Bamunaga iyo munzererezi. Menya ko hari umwuka w'uburetwa witambitse imbere. Ndamubwira ntizinduka duharura uwo mwuka, uyu munsi yicayeyo. Uburetwa ntabwo nitaye ku cyabuzanye, ntabwo nitaye ku wabukoherereje, nta nubwo nitaye ku murozi wakuroze, ntabwo nitaye kuri karande, ntabwo nitaye. Icyo nitayeho, zinduka utanga umwuka w'uburetwa, zinduka uharure mu kirere cyawe, zinduka uharure imbere, muzindukire atarajya gutoba mu nshuti. Umuntu murakundana nijoro akakubwira sheri, mu gitondo akakubwira ngo nabivuyemo, urumva ibyo bintu ari normal? Erega ngo hazaza n'abandi, ninde wakubeshye? Sibwo haje abandi bwo urumva utari kugwingira. Hari umuntu uri kubyumva? Haleluya. Business yose wagerageje yaranze, inshuti ziragukunda uyu mwaka, utaha kaza abandi, kandi mugenda mupfa akantu k'amafuti ngo yaguhamagaye uratinda. Iyo ni impamvu yatuma abantu bashwana. Haleluya. Ntuwumva ko hari Farao uzinduka agatoba ubushuti, akagusibira amayira, ukajya abantu baraguhararutswe, barakuzinutswe, abantu bahora bakubonaho impamvu. Yego. Mu gitondo ukarwara umutwe, ejo ukarwara umugongo, ejo ukarwara igifu, ejo ukarwara akaguru. Uwo mwuka uhora uguteza indwara zimwe izindi zivaho. Ntiwumva ko ari uburetwa ushaka ko wicara hamwe abantu bakagutamika. Amen. Aramubwira ngo zinduke, umubwire ngo rekura abantu banjye bagende, barekure baze bankorere, barekure. Bwira umuntu muri kumwe ngo imbaraga zakuboshye nizikure kure, imbaraga zakuboshye nizikure kure, nonaha nizikure kure. Ibyo baguterereje nibikure kure, ibyo bakohererejeho nibikure kure, ubunebwe nibukure kure. Mana ishimwe.
Haleluya, haleluya, amen. 14 twasomye, mwahumvishe ngo mu gicuku cyaryara Uwiteka yica abana b'iki? Yica abana b'iki? Ni bande b'imfura hano? Umuntu wese w'imfura haguruke. Abasigaye twicaye tugiye gusengera aba bantu. Aba bantu bahura n'intambara z'umuhamagaro ko ari imfura, bagahura n'ibibazo. Nawe uri kunkurikira online, hari intambara uhura nawe kuko uri imfura. Imana kugira ngo irangize ibintu yisha abana b'imfura. Iyo uburetwa butisha imfura, Kristo arokora imfura. Amen. Wibuka ijambo rivuga ngo ikibanza cyose ni icyaha. Ikibanza cyose ushobora kuba intambara uhagazemo ari umuhamagaro kugira ngo ukorere Imana. Ushobora kuba intambara uhagazemo ari abana b'imfura. Abana b'imfura ni ibintu bibiri. Iyo umwana ataruhiye ab'inyuma barapfa kubera we. Yego, kugira ngo uzasange umwana w'imfura. Abana b'imfura uyu munsi hari intambara. Ndashaka mubwire ngo uhangane n'imbaraga zihiga umwana w'imfura. Uhangane n'ibitambo bitambwa ku bana b'imfura. Abana b'imfura n'abanaziri. Uyu munsi ureke kwigira gutya, wasanga Imana yaragutoranyije. Ukaba uri kwizunguza, nayo irakuzunguza paka wemere. Yego, icyo mvuze muri kucyumva. Ntukaze ngo ibintu byaranze, uri umwana w'imfura. Imana nitakwifashisha, Satani arakwifashisha. Imana nitakwifashisha ngo umuryango wanyu urokorwe, Satani arakwifashisha umuryango wanyu urohame. Hari umuntu uri kunyumva? Iyi imfura ipfuye abari inyuma bose bagira bate? Imfura ipfuye umubyeyi apfa yumva. Imfura ipfuye umugabo abigisebo. Imfura ipfuye umuryango ubigitutsi. Imfura ipfuye. Yego? Ariko imfura yakize ikiza n'ababyarana bake. Iyi imfura ikize ikirikize. Aba bantu tugiye kubasengera. Yego? Uwiteka bafate. Uwiteka bafate. Kandi nawe urahangaha ntiwongere kubreminga umwana wawe w'imfura, ahubwo uhaguruke umurwanirire. Uhaguruke ugire gute? Umurwanirire. Satani arimo aramwifashisha kugira ngo igitutsi kize mu barumuna be. Mwana w'imfura wambaye ubusa, hamuzabwira inyuma ngo wambare birebire se? Mwana w'imfura nankuru umugise w'inyuma uzamubwira ngo urureke? Mwana w'imfura naza n'ikinyendaro uzakanga binyuma se? Ntuwumva ko iyi imfura ipfuye kurera binyuma bigoye? Aho byapfiriye murahumvishe? Abicaye dutunga ibiganza baba. Dutunga ibiganza. Imana yifashishije abana b'imfura. Uyu munsi ibarokore mu ntambara barimo. Ibarokore mu izina rya Yesu. Muzamure ibiganza byanyu mwe muhagaze. Basengere. Data mu izina rya Yesu. Data mu izina rya Yesu. Ukuboko kwawe gukomeye kubarandure muri iki gicuku. Ibyabarwanyaga bishyirwaho iherezo. Ibitambo batambiwe, amagambo batongereweho, byose bishyirwaho iherezo mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Aba bana b'imfura turabasengeye, turabashinganishe. Kwa kuboko kwarokoye Abisiraheli b'imfura, kwa kuboko kwakijije abana b'imfura, none ahangaha ni kubakize nonaha mu izina rya Yesu. Hindura intebe wari wicayeho, uvuge ngo mvuye mu maboko ya Satani ninjiye mu maboko y'Imana.
hari intambara uri buze kubona zirangira. Hari umuntu uri kunyumva ngo yongeraho Imana icyubahiro? Amen. Uko niko basenga. Yego? Ngo mu gicuku witeka yica abana b'imfura bose mu gihugu cya Egiputa, uhereye ku mfura ya Farawo. Uzi ko Farawo niho ndavuga umwuka w'uburetwa. Yego? Bamuterereje urubura ntirumukange. Yego? Bateje amazi guhinduka amaraso ntibimukange. Bateje umukungugu kubinda ntibimukange. Bateje ibintu byose kurangira ntibimukange. Ngo ari ku munsi bafashe ku mwana we w'imfura, yarayamanitse. Amen. Yarayamanitse. Wibaza ko Imana yakuye Abisiraheli ibanje kwica abana b'imfura? Iracyari Imana. Amen. Ngo iyica umwana wa Farawo ngo kugeza ku mbohe. Kugeza ku mbohe. Kugeza ku mbohe no ku nzu yo hasi, kugira ngo Abisiraheli batabarwe. Iyo yari ikwiye guturwa kabisa. Amen. Haleluya. Haleluya. Umva ijambo hano ngo Farawo yibambura n'inshuro. Yibambura ryari? Yibambura ryari? Yibambura ryari? Yibambura ryari? Ntago mwumva uburetwa ko bubyuka n'injoro? Ntago mwumva uburetwa ko bujya buhaguruka? Hari inama zijya zikorwa. Haleluya. Tugiye gusenga. Uburetwa bukumaze yiba ugomba kuvaho mu izina rya Yesu. Uwo si umuntu umwe. Uwo si umuntu umwe. Tugiye gusengera uwa kabiri, ubundi Debora nsoze. Yobu. Tugende muri Yobu. Uyu munsi ntago Imana iri bukurekure wenyine, irakurekurana n'amashyo n'imikumbi. Uko niko yabwiye Farawo. Farawo Imana yaramujegeje, iramujegeza kugeza ubwo yavuze atumva, ni mugendane n'ibyanyu, mugendane n'abanyu, mugendane n'amashyo yanyu n'imikumbi yanyu, mugende mukorera Imana nkuko mwavugaga, mugende. Yobu 33. Iri jambo ryo ryandangije. Yobu 33. 15. Hari umuntu uzi gusoma neza ngo ansomere cyangwa nisomere? Yes. Haravuga ngo mu nzozi mwiyerekwa rya nijoro. Uzi ko hari ibintu byadufashe nijoro, twabyuka mu gitondo tugasanga ibintu byatwihinduranye we. Yego? Mu nzozi mwiyerekwa rya nijoro. Si twavuze uburetwa? Ntitwavuze uburetwa? Si umuntu wa mbere navuganye nawe, rega hano hari babiri. Yego? Aha rero ngiye kuvuga uwa kabiri, ubundi dukubitire hamwe dutahe. Amen. Haleluya. Rwose nimujya muntumira, mujya muvuga ngo Debora aje guhangana n'umuntu wo imbere. Amen. Satani nta nkoni yigeze gukubita gutya ngo tubone inkovu. Yagukubise umutima wawe uriho urava. Araza akagukubita imbere, ukagenda ucumbagira inyuma babona utwaye vewiti. Araza akagukubita ikintu, bandi bajya baseka ukumva bateye iseseme. Nyamara waremewe nawe guseka. Kwibaza ngo uko ntacyo ntikoze, kirungo niteye, mabara yose wayisize, ariko nta muhungu kureba. Nuko se utagaragara, wajya kugira ngo uratereswe, ugateretwa n'ushaka gukanda kandi ukagira ngo ni voka.
ntawe ushobora kuvuga ijambo rizima. Byo mvuze, nta mugore muzimuzi wawe haza bakumanura gusa. Muntu wawe w'imbere yarajanjagutse, bantu bakakubona mwibaze se yo yawe ni igikuburano. Bantu bakajya bakubona mu mabaza ashashagirana, ariko nayo banyoko na banyokorome baguhaye, wowe se ni wayigurira? Yego, haleluya, haleluya. Ukabana n'umugabo cyangwa umugore mu nzu ufite agahinda utabwira abandi, bakagira ngo wicaye mu rugo, ariko wicariye ikintu, wicariye igihanda, wicariye ihwa, wicariye igisongo gihora kikujomba ku manywa na nijoro. Abantu bakavuga ngo yagezeyo, kavuga ngo yagezeyo. Haleluya. Haruguru hano Kimironko, hano barakize. Umugabo bahera hasi babyara umwana wa mbere, babyara kabiri, babyara gatanu. Hari abakene. Munsi umwe umugabo atsindira isoko, araribona. Umuntu umwe agira ishyari, aramuroga kubera niba kamera hari igihe umuntu abura ibyo avuga. Murabyumvise? Aramuroga, barivuza baragenda ya mafaranga babonye abashiraho. Abantu bakababona muri etaje, abantu bakababona muri vewiti, ariko bicaranye igisongo, bicaranye ikintu batabwira abantu, bacyambariraho ikoti, bacyambariraho bazi, bacyakiriraho abashyitsi. Abo hanze bagatera za haleluya, naho iwabo ari induru. Mafaranga bashiraho, indwara barivuza, ngo amafaranga yose ibintu bateje cyamunara, basubira hasi, indwara irakira. Wowe urakina n'umuntu, umuntu kuroga, umuntu kugaraguza ikintu kitagaragara, ikintu utasobanurira abantu. Uza abantu mwicaye aha, indwara mufite mutabwira abantu. Twari igihe umuntu akuroga ubwoba, ukajya witinya, uri mu nzu yawe ukumva ikintu kiguhahamura. Yego, umuntu akakuroga kubura ijambo. Ibi ni ibintu nabonye. Marakatekesika. Siko umuntu akuroga kunuka. Jo bundi hari Inyarutarama inshuti yanjye yagiye kubona, ibona ku gikuta, ibona ibintu by'ibivuti hanaguye, yumva binuka nk'amafi. Umbarize muri dushe barakuba, bashyiraho situruwaya, inzu inuka nk'ibinuza. Kajya yumva inzu yose yabaye amafi. Abana banga kurara mu cyumba, baramanuka bose bizingira mu gasaro. Yahamagaye abasenzi. Uribaza umuntu kuroga kunuka, ukajya ubona aho ugiye abantu baraguhunga, kumburanuka. Uranuka. Umuntu akakuroga kunuka mu kanwa, ukiborosa ariko wavugisha abantu bakaguhunga. Wajya uza bagacaha, kumbi bakuroze kunuka mu kanwa. Abantu bakakuroga icyuya. Wowe ushobora kuba uri kwiyumva ukumva nta kibazo, ariko isi y'umwuka hari umuntu waguteye icyasha. Hari umuntu waguteye icyasha, wamagariye waremye ijuru n'isi. Igenda isanga icyo kintu igikongore, igenda isange. Mana ishimwe. Jambo ravuga ngo se w'imyuka, nuko imyuka mibi hari. Myuka mibi irahari bene data. Muhaguruke muyikubite mutayibabarira. Muhaguruke, munakuzura umwuka w'ishyari, gashaka kukwica naho mwavukiye mubonanye gutya. Ngo nuko gusa ngo wasijije ikibanza we. Urumva dayimoni w'ishyari. Dayimoni w'iki? W'ishyari. Ni izina rya Yesu akongoke. Amen. We niwe navugaga. Undi mvuze wa kabiri, umva ahangaho uko bamuvuga. Ngo mu nzozi mwiyerekwa rya nijoro, ngo igihe abantu bashyizweho basinziriye ku mariri yawo. Basinziriye ku mariri? Rero umuntu muri kumwe ngo nyamara uyu munsi ufata ibiri uvuye ku buriri. Nyamara uba ugiye ku gasima gatoya. Nyamara wahinduye ibintu ugashyira agakeka imbere y'igitanda.
wahinduye ibintu ugashyira agatapi imbere y'igitanda. Hari umuntu uri kuvuga ngo itaranyumvishe mu buriri se ngo iranyumvira mu mbeho. Ngaho twaza buri wese agira uko yahamagawe. Amen. Ariko hari igihe uhindura uburyo bwo gusenga ibintu bikemera. Hari igihe uhindura uburyo bwo gusenga abazimu bakamenya ko utakiri wa wundi. Pawulo aravuga ngo nyiri umwana natekerezaga iby'abana nkavuga iby'abana, ngo ariko noneho maze gukura. Umuntu wamenye gukura akura ikibazo ku bantu akajya mu ndiri yacu akagisangayo akakibwira ngo ndaguteye wa kibazo. Amen. Second chance nge mvuga Debora nta data wayigizemo uruhare. Second chance nungisha simwantumye kuvuga amahirwe ya kabiri. Nta mafaranga yabinkoreye. Yego nta muntu waneruye akaboko ngo anyicira, ahubwo Mwuka Wera yagiye anyigisha uburyo bwo gusenga. Kanyigisha uburyo bwo gusenga abantu bakankunda. Nagiye gusonzera Kimisagara nkasabiriza si hari mu bantu. Ubu se ko ntanzara ikinyica. Muna gukubita icyangiro. Ukubita icyangiro ni wanyu bakibagirwa ko hari icyo upfana nabo. Amen. Kumarira abantu bagezeyo. Wahumvishe? Yego. Ngo niho yumvisha amatwi y'abantu. Navuze ku buretwa bwaki bwa Farawo. Ngarutse ku muntu wa kabiri. Ubwira Imana ngo icyo unyumvishije ndacyumvisha. Icyo unyumvishije ndacyumvisha. Icyo unyigishije ndacyumvisha. Ni ukuri kw'Imana reka nkubwire. Hari n'igihe nta mbaraga zaguteye. Simvuze ku muntu wa kabiri. Hari igihe nta mbaraga zaguteye. Ni Imana yari iri kukumvisha. Ni Imana yari iri kukumvisha. Ni ukuri iyo bimugeze aha urayamanika. Ukayibwira ngo icyo unyumvishije ndacyumvisha. Icyo unyigishije ndacyumvisha. Hari undi nawe uraha. Nawe turaje dusenge. Umva ukuntu bivuga. Ngo niho yumvisha amatwi y'abantu. Hari igihe amatwi yawe atumva ku manywa, Imana ikayasanga ugejejeyo. Bibiliya nivuze ngo mu nzozi. Bibiliya nivuze mu iyerekwa. Ngo niho yumvisha amatwi y'iki? Y'abaki? Mumbarize ngo uri umuntu. Mumbarize ngo uri umuntu. Niba uri umuntu rero, iki cyanditswe hari igihe cyaba ari cyo cyakoze akazi. Amen. Haleluya. Ngo niho yumvisha amatwi y'umuntu, ngo igashyira ikimenyetso ku byo igira gute? Ariko hari abantu bafite Bibiliya ngo tugendane. Ngo igashyira ikimenyetso ku byo igira gute? Ibigisha. Yego. Ngo kugira ngo ibagamburuze umuntu wese mu migambi ye. Ngo imaremo umuntu iki? Ariko muzi Ikinyarwanda. Ngo imaremo umuntu iki? Gasoma kanyuma. Ubwibone bugize bute? Mubwire ngo hari ubwibone irimo irahishura wari ufite. Mubwire ngo wazize ubwibone buhishwe. Hari ubwibone buhishwe Imana yemeye kunyuza mu ishuri ngo ikumaremo ubwo bwibone buhishwe, ibukumaremo ujye wicara uvuga ngo mu ijuru hari Imana, mureke tubyinire Imana. Hari ubwibone buhishwe kandi ubu ngubu ntabwo buhishurwa Imana itazanye ikibuhishura. Hari umuntu uranyumva? Ubwibone buhishwe. Ariko ijambo ryanshwanyaguje abantu bose ndababarira. Ubu mundeba gutya ni ukuri nunkurikira nta muntu dufitanye ikibazo. Hari ubwibone buhishwe kabisa. Ubwibone buhishwe. Ubwibone buhishwe. Nibutse ukuntu Imana yansanze irambwira ngo jya gutura i Nyagasambu. Ayiwe, mvuye mu nzu iwacu tudakodesha ngo negera abantu bati umuhanuzi wese nuwo mu murwa sha. Ubwibone buhishwe. Ubwibone buhishwe.
ndakugendeye 2015 ku itariki 21 z'ukwa munani ungi Nyagasambu. Atabwiye sinagera hirya mu isoko, sinakata hirya, abantu bose batanditse hasi, abandi n'udufuka, abandi ni ihene, abandi ni intama. Ayiwe nari menyereye Kimisagara ku isoko ku isima aho batanditse ikijumba cya mbere. Ayiwe ngo ngereyo bitani njya hafi ntamata kivuguto cyiza kiraryoshye sanaho gikeya mbanze numve. Ayiwe data we nese amakuru yaha bimeze bite? Aha bimeze bite amakuru yaha bibanza ni gute? Bibanze ngiye kukigura. Inzu zahase zimeze gute? Ubwo ndagira nyine ngo babone ko ndo mu mujyi wenda aricyo kinzanye byahe ko narangiye. Bampa amakuru yose, amashuri yahase bimeze bite? Barayambwira ivuriro ryahase bimeze bite? Nise amazi ati reka inaha nta mazi ahaba. Ngo inaha ntaki muvoma he kwisoko nta robine zibina ngo ntazihaba. Naratashye iryo joro mu bitabazimu rekoto kuba diamond wansanze mu butayu, diamond wansanze mu ijoro kupitabazi. Kumba Imana iri gukura mu bwibone bugize bute? Gira umuntu muri kumwe ngo wasanga iri kukumara mu bwibone bugize bute? Ubwibone bugize bute? Ubwibone bugize bute ariko? Ubwibone bugize bute? Uzi ko hari abantu Imana yemereye kujya i Burayi ubwibone buhishwe bugire bute? Kugira ngo abishobora azakora isaha ya mbere akora iya kabiri akora iya gatatu. Hari abantu tujya tuvugana bakambwira bati cyaduha tukagaruka. Haleluya. Imana ikakwigisha agaciro k'umukozi. Waravutse uri umwana wo mu kibabisi abakozi ubabona nk'ibyo, wagera iriya nawe ukajya uba umukozi. Ubwibone bugize ufite amafaranga ari kumva nawe genda aho bakuruta genda ubakorere. Ubwibone bugize bute? Buhishwe. Abo bana bumubwira Imana yagiye kwigishiriza iri nibo bafite ibiyetaje hano, nibo bafite ibizu by'ibitamenwa, nibo baza agaciro k'ifaranga. Imana yagira ngo bamare mu bwibone bugize bute? Amen. Hari abantu babona nkora amanywa bakabona nkora ijoro. Mana yanzengurukije imihanda ngo ubwibone bugire bute? Buhishwe. Rero ndavuga ubwibone buhishwe. Ubwira Imana ngo icyo unyigishije ndacyumvisha, icyo unyigishije ndacyemeye kabisa, icyo unyigishije ndafashe. Uyamani kuyibwire ngo ndafashe. Twara abantu Imana yigishirije mu kiro kimwe, mu kiro kingahe? Kimwe. Kandi barafashe. Nduru zahoraga mu rugo mukozi yanyuza abantu tati bikombe bingahe ni bingahe bisubiremo ndeba wacari ukabona yawe menye va hano uyu mucaro urawugura ariko umva nkubwire mbare kabiri cyutu. Mana kavuga utaho gusenga ufite induru reka nkwigishirize kuri kimwe, iwawe hazagaruka gafu kugize urya. Yego hari abantu bacuruzaga ibihumbi 15 cyangwa 20 ku munsi akarara ari 10. Yego Mana iravuga ngo reka nkwihorere nzagusigira business ya 3. Nubasha gukuramo itiki ugakuramo na brushette ukongeraho fanta iyo ukabishobora ukabara imibare kanga ukagenda hamaguru. Utwara abantu bava bakagenda buhoro buhoro n'amaguru bagategera imbere ukagira ngo yabishatse. Ubwibone bugize bute? Rasataramira kandara bashakita kugira ngo abantu bose bogoshwe kubera imitwe. Ubwibone ntago ari imitwe bari barwaye, byari bibayobeye. Ubwibone uhishwe. Tugiye gusenga. Niba atari umwuka w'uburetwa ni umwuka w'ubwibone, byose birashoboka. Aho uri bwumve uyamanike, ubwire Imana ngo ma. Ejo bundi naganiriye n'umuntu ufasha abantu kubona amaviza
yapurayinze inshuro 12 we yarayibuze, kandi abo yakoreye bose baragiye. Ndamubwira ntumva mwene da, hindura ibintu n'ubwibone buhishwe, wari uzi kubizi. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Ubwibone buhishwe. Uyu munsi hari umuntu uri busobanukirwe impamvu asaba Imana imbabazi, ayibwire ngo icyo unyigishije ndafasha, noneho yego, noneho ndayamanitse. Ngize gute ndayamanitse. Nigeze kwibwira ko nkunda abantu kandi byari ukuri. Abantu bose nagiriye neza, bose barahindukiye, bose barambabaza bimwe birenze, barambabaza. Menya ko atari Imana, menya ko ngewe nta wankunda. Sobanukirwa ko ntacyo mfite abantu bakunda. Nibuka Debora wasabirije, nibuka Debora kuntaraga nta muntu umureba, nibuka abantu bose batambonamo ikintu, nsanga hari ikintu cyanyibagije ko atari nge bakurikiye, bari bakurikiye Kristo. Haleluya, Imana ishimwe. Nigeze najya muri Kenya, umupasiteri yitwa Robert, ahantu bita Gudurayi. Nari ndi kubwira Imana ngo Mana ndarushye. Ni muri 2018 bafunze amatorero, cyo nicyo nsorejeho nkasenga. Nari ndushye, nari mfitiye Imana ibirego numva bigize bite bifatika. Ndayibwira ngo Mana niki wamburanye, amatorero barayafunze, inzu narayiguhaye, basise wamaye amafaranga urayabura, basise uri Imana ikorana n'abakire, basise uri Imana. Bana banje, abantu bose bari baravuze ngo inzara izabica, yego, ntangira gusubiramo Imana, nkajya mbona ko narenganye. Mbwira Imana ngo ndarushijwe, rirambwira ngo senga iminsi 2. Nkohereje kuruhuka muri Kenya, nta mwene wacu ngira. Haleluya. Bukeye mu gitondo umupasiteri witwa Sebineza n'uwo muri Zayoni, cyo gihe yashumbaga Zayoni ya Rusizi, arampamagara ati amakuru y'i Kigali bimeze gute n'amatorero. Ndamubwira ntimeze nabi mushumba. Arambwira ngo ngiye ndiho ndajya muri Kenya. Ndamubaza ngo ugiye gukora iki Kenya? Arambwira ngo ngiye mu bukwe bwa mushiki wanjye. Ndamubwira ngo ejo tuzajya. Arambaza ngo wowe uzaba ugiye he? Nzaba ngiye mu bukwe bwa mushiki wawe. Yitwa Sebineza, ari hano, niwe pasiteri wa Zayoni ya Karuruma. Mutagira ngo mvuga ibintu ngewe mbanze ko bifite ibihamya. Ako kanya mbwira Imana ngo Mana niba rwo rugendo umbwiye ikimenyetso cy'amafaranga nayo nari mfite. Hanyuze umuntu araza arambwira ngo waciye imyaka 2 nza hano, ngo nasanze muri gusimanta, ngo nitanga amasima 3, kandi aza kuyahigura barafunze. Abamaye 30,000 nibyo nagiye ntegesha hariya njya muri Kenya. Ngiye mu bukwe bwa mushiki wa Sebineza, mushiki we ntazi. Nageze inkweto zose nitwaje nta na rumwe runkwira, birenge byabyimbye bigera. Sebineza ati se ubu bukwe urabutaha wambaye ibirenge? Ese uraba wambaye kamambiri umushumba muzima? Arambwira ati cyo ko rumva ikintu ngiye gukorera. Hari umushumba w'inshuti yanjye, urumva ahantu bari hari nkaha ngo ukagenda mu yindi ntara. Ko yarambwiye ngo n'urugendo rw'amasaha 2. Arambwira ngo hari umushuti wanjye ngiye kukujyanaho. Uwo mupasiteri yitwa Pastor Robert, ubu yamaze kujya muri Canada. Haleluya. Wumve ko ari ibintu biba bifite ibihamya. Ngo ngere kwa Pastor Robert, sanga Pastor Robert Imana yari yamubwiye ngo akora amasengesho y'iminsi 30 adasohoka. Ngo magere nsanze ukuntu basenga, nsanze ukuntu bakora, mitamva ku buriri wabo, naho amazi iminsi 10 ntararara mu nzu ye. Ahora bitanga ubuhamya ahantu hose. Nabonye umugore waje arenda avuye wanje atararara ku buriri. Narindi kubwira Imana ngo umubabaro mfite si uwo kurara mu nzu, sinaje kudamarara, naje kugutakira. Muri
muri iyo mbuga nari ndyamyemo ijwi ryarambwiye ngo usubireyo kandi maze inzara mu nzu yawe, nta mwana wawe uzicwa n'inzara, abana bazarya. Irira binyibwirira njyenyine ngo abana bawe bazarya, ngo ahubwo bajye bibaza ngo turarya iki tureke iki. Hari mu kwezi kwa 4 abana bazataha mu kwa 7. Hari igihe Imana ikubwira ikintu ukavuga ngo irihirambeshya, ariko hari Imana kumara mu bwibone. Narinzi ko ntako ntagize, narinzi ko Imana nayihaye amazu, narinzi ko ibyo mfite nabitanze. Erega nayo naratanze ngo nibiki. Hari igihe ibyo bintu wibwira ko ari byo byagukijije, Imana ikaza gukora ikintu kikumara mu bwibone, kigerekana ko ntacyo cyagukirisha atari Uwiteka wenyine ugukozeho. Hari abantu batanga ibya 10 bikabatera ubwibone, bakubaka insengero zikabatera ubwibone, umushahara muremure ukabatera ubwibone, umugabo yaba ari uhaha wenyine bikamutera ubwibone, umugore yaba ari we wenyine uzi ibintu bikamutera ubwibone. Imana ikavuga ngo hari ikintu ndi bukore, hari icyo ndi bwumvisha amatwi yawe, nikirangiza kikumare mu bwibone buhishwe. Muza abantu bicaye bari gucuruza mituyu baranayinje masters niba hari, ariko wayamanitse ukayibwira ngo ntacyo utanyigishije. Muza abantu badepoje masters, dore hano hirya umwana w'umuhungu arahari. Uyu munsi bariho baracuruza cappuccino, yashoye 5 aragenda yiga gukora coffee. None uyu munsi afite hirya ka coffee shop karamutunze, naho ya diplome iri muri mari. Haleluya. Muza abantu baba directeur batize na secondaire, babaye aba directeur bagezeyo bari bwo bajya kwiga secondaire, abari bwo bajya kwiga university. Imana ishimwe, icyo mvuze muriho muracu. Haleluya. Hari ikintu Imana ikora ikakumara mu bwibone, uyamanike uyabwire ngo bunshizemo. Nubwo ari buhisha ubunurumburemo, nubwo ari bundimo bwose ubumaremo. Kristo we ubumaremo. Uziko wibwiraga ko ari abantu umunsi bakwiba telefone waburanye nabo. Burya bwari ubwibone muri abo babiri. Tugiye gusenga. Amen. Haleluya. Zamura ibiganza byawe, zamura ibiganza, subira muti Mwami Yesu, Mwami Yesu, nzamuye aya maboko yanjye, nzamuye aya maboko yanjye, ndemeye, ndemeye, nge Debora ndemeye. Hari ibyo nyuzemo kubera ubwibone buhishwe, nanjye ntago nzi niba mufite, nanjye ntago nzi ko bundimo. Cyokora ijambo rimbwiye ko buhishwe. Uwiteka niba ari bwo washaka guhishura, ndayamanitse. Niba ari bwo bumpejeje mu ishuri, ndayamanitse. Niba ari bwo bwatumaga unyigisha, ndayamanitse. Abantu ndabize, ibintu ndabwize, ubuzima ndabwize, mibereho ndayize, Mwami we ndize. Hari umuntu urata wize ngo ahaguruka avuga ati ndaryumvishe ko ari ishuri narindimo. Hari umuntu uri kubyumva avuga ati iri shuri ndaryumvishe. Wowe ubwawe ubwira Imana ngo ndemeye ko uzi kwigisha, ndemeye wa Mana uzi kwigisha. Unyigishije ko umuntu yabaho nta kazi, unyigishije ko umuntu yabana n'abana adakunda bakabana, unyigishije ko umuntu yarongorwa akihangana, unyigishije ko umuntu yareka gucuruza akabaho. Ndashaka uzamure ibyo navugaga, ntabwo ari kuri nge, ndagira ngo ubyumve. Unyigishije ko abantu bankunda ntacyo nshoye. Uzi ko ari igihe umuntu akwemerera inka ukabyuka umuhamagara, uzi ko umuntu akubwira ati nagukunze ukamuhozaho telefone kandi atari we wabimusabye. Zamura ubwira Imana ngo ndize. Mwami Yesu ndize. Ubwira Imana ngo ndize. Nize kubara, nize kurya byinshi na bikeya, nize kuba heza na habi, nize gukorera abantu no kwikorera, nize gutotezwa, nize kwihanganira amagambo mabi. Ayiwe nize gusaba imbabazi. Gira ikintu ubwira Imana kukize. Uyu munsi nukuri hari umuntu Imana iri bukure muri situation, hari umuntu Imana iri burwanirire. Wize ko wabana n'indwara
kandi ntikwice. Wize ko abantu bagenda wowe ugasigara. Hari ikintu Imana ikwigishije mu bintu umaze iminsi unyuramo. Hari icyo Imana yashaka ko wiga, hari icyo yashaka ko wiga. Ahari yagiraga ngo umenye guca bugufi, umenye kubwira abantu bose, umenye ijambo. Imana yakwigishije ubukode, Imana yakwigishije guhakwa, Imana yakwigishije guca bugufi, Imana yakwigishije gusaba. Bwira Imana ngo ndize, bwira Imana ngo ndize, ndabyemeye, ndize ubukana bunshizemo, ndize Debora, ndize. Bwira Imana ngo nize kurya no kuburara. Ubwira Imana ngo ndize gusuzugurwa n'umuntu ndusha ubwenge. Bwira Imana ngo ndize ko nakunda umuntu akanyanga. Bwira Imana ngo nize ko amakiriro atari i Burayi, nize ko amakiriro atari Amerika, nize ko amakiriro atari mu kazi, nize ko ubuzima atari ugucuruza. Ndabyize. Ubwira Imana ngo ndabyize. Nize gusenga, nize kugushakana umwete. Ubwira Imana ngo nize kutizera amagambo y'abantu, nize ko inshuti mbi zibaho, nize ko amashyara abaho, nize ko abarozi babaho. Ayiwe, icyo kintu uri kunyuramo, ubwira Imana ngo nize ko umuntu yakubeshyera, nize ko umuntu yaguhimbira, nize ko umuntu yahinduka. Uwiteka we nize ko abantu bahinduka. Nize kubara, nize kontabilite, nize kwekonomiza. Ariko Uwiteka we bwira Imana ngo ndayamanitse. Manika amaboko wibwire ngo ndayamanitse. Atari wowe undengeye nta wandengera. Bwira Imana ngo ndayamanitse. Atari wowe unkuye aha nta wahankura. Ndayamanitse. Nize ko ibyo ntunze atari ibyanjye, atari wowe ungarutseho nta wangarukaho. Ubwira Imana ngo ndayamanitse. Nize ko amashuri naho yangeza, nize ko bene wacu ntacyo bamarira, ndabyize. Nize ko abo nizeye bose ari bo bampinduka. Ubwira Imana ngo alakoti kalabro. Hari abantu Imana iri kujandura, hari abantu Imana iri kujandura, hari abantu Imana igaruye ibihe byiza, hari abantu Imana igaruye umunezero. Icyo yashaka ko kigura kize, icyo yashaka kumenya urakimenye. Hari abantu Imana iri gusohora muri gereza, hari abantu Imana iri gusohora. Iri joro hari impinduka, iri joro hari impinduka. Imana ikwigishije kuvuga, Imana ikwigishije umwanya wo kuvuga no guceceka. Imana irabikwigishije, Imana ikwigishije kuyicira bugufi, ukayihanga amaso. Bwira Imana ngo Mana, nize ko natanga icyemezo ntikigira agaciro, byose ndabyize. Hari umuntu wize ngo avuge ngo urakoze kunyigisha. Uwiteka urakoze kunyigisha. Nsohora muri iri shuri. Haleluya, haleluya. Tangira ugendagenda uvuga ngo washuri wenda kurangije, washuri wenda kurangije. Uyu munsi ndakurangije, ndahamanya n'umwuka w'Imana, ndakurangije. Washuri ry'uburwayi we, washuri ry'ubukene we, rirangize. Koma mu mashuri bwira turarangiye. Washuri urarangiye. Shuri ry'urugo rubi, shuri ry'agasuzuguro, shuri ryo gusabiriza. Washuri we, uyu munsi ndakurangije, uyu munsi ndakurangije, uyu munsi ndakurangije. Risezerere n'akanwa kawe, risezerere uribwire ngo urarangiye. Ibyo nize ntibibaho, urarangiye washuri we. Ibyo Imana yanyigishaga ndabimenye, urarangiye kubera ko ubwibone bwari bumishemo. Haleluya. Urakoze mwuka wera. Reka mbabwire ukuntu Uwiteka mbwiye. Amen. Uwiteka arambwiye ngo abakuyeho ibihe by'umubabaro. Uwiteka arambwiye ngo abakuye polengelebo. Nukuri data arambwiye ngo imyaka mwari musigaje yo kubabara uyu munsi ayishyizeho iherezo, ayishyizeho iherezo. Imyaka ubwo musobanukiwe ko ari ubwibone buhishwe, ibyari bihishwe iyo birahishuwe, ibyari bihishwe, ibyo Satani yari
kuzifashisha, ibyo abadayimoni bari kuzifashisha, Imana irabihishuye ntabwo bikiba. No pilibo data wambwiye ngo ndirahiriye abantu baje hano mbamazeho umubabaro, abantu bari hano Imana ibasohoye mu mubabaro w'igihe reto piligremosika, Imana ibakuye mu mubabaro harebosika. Imana niyitaye ku cyawuzanye, ikivuze iravuze ngo irawurangije, isi irawurangije. Uruzi rwari imbere yawe, uruzi rwari imbere yawe, Imana irarukamije, uruzi rw'agasuzuguro, uruzi rw'akamenyero, urwo ruzi rwakubujije kwambuka, Imana irarurangije. Hari umuntu ubyizeye ngo atere basika taramasika. Haleluya. Imana yaremye ijuru n'isi, irambwiye ngo abakwegereye bose baratunguwe, abakwegereye bose baratunguwe, abaturanyi bawe baratunguye, abari bakuzi baratunguwe, kubera ko Imana igutabaye vuba, Imana ikurengeye vuba, Imana ihanganye n'icyabiteraga. Ubwo bwibone bwari buhishwe, ibyabwo burarangiye. Vuga ngo aho, vuga uti aho, gira cyane uti aho, ongera cyane ngo aho. Hari ikintu kiri kumeneka muri wowe, hari ikintu kiri kumeneka cyane uti aho, aho. Nukuri nta kindi kiri buhishurwe, umunaniro w'igihe kirekire Imana irawukurangirije, umubabaro wari uri imbere irawurangije, icyari gihishwe cyabiteye uyu munsi kiguturumbutsemo. Haleluya. Gira gutyo uti wabwibonewe nturumbukamo, wabwibonewe nturumbukamo, wabwibone ayayayaya. Vuga ngo wabwibonewe nturumbukamo, turumbuka mu maso, turumbuka mu magufwa, wabwibonewe nsohokamo, nsohokamo, nsohokamo. Ubwibone bw'ibitekerezo, ubwibone mu maso, ubwibone mu matwi, ubwibone bwo mu maraso, retesekerebo nsohokamo, nsohokamo. Wabwibonewe nsohokamo. Icyari cyaranteje amashuri n'ubwibone buhishwe, none aha ndavuze ngo nsohokamo. Muriro w'Imana ugutwike aho uri mu bitekerezo byanjye, muriro w'Imana ugutwike aho uri mu magufwa yanjye. Ongera wihe icyubahiro. Hari umuntu wumva Imana imutabaye ngo atere haleluya? Hari umuntu utari uruzi impamvu ya byose ubimenye ngo yongere atere haleluya? Murabizi ko ibuye ryagaragaye ntacyo rikora, ntabwo bikibaye. Nyaganyeza abantu babiri babwire ngo ntabwo bikibaye, ibyo bari bazi ntabwo bikibaye. Humura Imana irabirangije, ntabwo bikibaye. Humura Imana ibishyizeho iherezo, ntabwo bikibaye. Mana ishimwe, Mana iguhe umugisha, Mana ishimwe. Marakasakataka lakoto kora masekete kerema lekotikre bro vaide bosiketaka